Niye hano mwese, amazina yanjye nitwa Niyonzima Jean Claude. Umuvugo wanjye witwa Garuka iwacu mu Rwanda. Garuka iwacu mu Rwanda, garuka utete utoneshwe, utuze mu gihugu cyacu, ugira umutekano, utuje iterambere rijye mbere. Garuka urarurota ubwiza bw'igihugu cyacu cyuje ubuyobozi buyoborana ubutwari bukarwanya ubugwari, iterambere rigatambuka ridategwa. Garuka twirebe twiyubake, tureme icyaduteza imbere, ubuhanga bwacu buhozeho, amahanga ahorahoro. Garuka utitega tukwakire, amahoro agusanga guhobera, ibikuranga bibwira abagukumbuye baze badashidikanya, ahubwo baguhobera ibyishimo byuzura umutima. Ihangane ntugire impagarara, ugira ngo ibyo mvuga ndabihimba, ni ukuri u Rwanda rwuje uburanga, imisozi igihumbi iraruranga, abarusura barara barurota. Utuye u Rwanda nayoberana, yuje urukundo ruzira uburyarya, arangwa n'umutima ureta ubuntu, aharanira guteza imbere igihugu, azira kwitaka nk'umutako w'akataraboneka. Ibibondo biratemba itoto, amatara atatse imihanda, amatara atemba u Rwanda, amahoro aganje amahane, iterambere riratambuka ridategwa. Sinibagiwe umuco wacu, abahanga mu guhanga ibihangano, imijyi ijyanye n'amajyambere, ubumenyi buhamye mu myigire, imvura iragwa imyaka ikera. Garuka iwacu mu Rwanda, utuze utunge utekane, nta kigutera umutekano muke, umuhoro wacyashywe n'amahoro, ubungubu umutekano uratemba, abanyarwanda bahorana amahoro. Wavuga ibyiza by'igihugu cyacu ntiyasoza, yasangwa no gusinzira, yasingiza ahubwo yanasarara, yasangwa no gusiga adasoza, agasangwa n'agasusuruko n'inseko. Ndashoje ariko nyishonje, nkomeje nabongera amerwe, reka mbashime mbasezere, mbakumbuze ubw'imisozi igihumbi, muharanire amahoro murwanye amahane, intsinzi itseme itsinzwe, igihugu cyacu gitera imbere. Yari umusizi usiga ubasura bakamurata gusengera. Niyonzima Jean Claude.